Natangiye filime kacu ko uyu muntu rwose ameze nk'aho ari kumutega iminsi ubona ko atishimye amubwira ati abantu rwose batita ku bantu bababaye cyangwa se abantu barwaye rwose batabitaho birangira nabo babonye ingaruka zabyo cyangwa se nabonye ko umusore wari ubizanye arangije agahita amubwira ati cyane rwose njyewe ntabwo njya menya abantu rwose babintumye njyewe mbona bampaye oda cyangwa se bampaye komande njyewe nkabizana rwose ibyo ngibyo ntabwo mba mbizi. Ntibyatinze umusore yarasinye rwose arangije agahita amuhereza za dokima ze nawe akamuhereza rwose ikintu amuzaniye. Nuko wa musore nawe wari ukimuzaniye agahita amubwira ati ndacyanga rwose icyo. Ntibyatinze umusore arangije agahita akizana ariko ubona ko atangiye gukorora arangije rwose agahita aza ahantu abandi rwose bari bane. Nuko wa musaza muri ako kanya agahita amubwira ati ese ntabwo nyibuka koko? Nuko agahita amubwira ko ari umuturanyi we kare ugerageje kuba wamubwira ngo rwose agabanye umuziki ariko akabyanga muri make ari kugerageza kuba yamwibwira. Nuko umusore muri ako kanya rwose ubona ko atunguwe cyane kandi ari kugenda ahera umwuka n'agapusi nako rwose kari kugenda kavuga. Nuko wa musaza arangije agahita amubwira ati byiza rero kongera guhura nawe mbere atari ko byari bimeze. Muri make ari kumubwira ko rwose ari kumwibutsa ko kare yanze kuba yamufasha nawe. Nuko muri ako kanya wa musore agahita amubwira rwose ubona ko ari kumutera impuhwe ati nyakubahwa wamfasha kubera ko njyewe ndi guhera umwuka ngerageje rwose y'ipusi cyangwa se aka kanyamaswa rwose karimo hano. Nuko muri ako kanya wa musaza arangije agahita amubwira ati mbega ako kantu rwose gatoya katumye rwose umera gutyo. Nuko umusore muri ako kanya rwose ubona ko ameze nabi agahita yibuka wa musaza amubwira ati hari icyo byagutwara ubaye ugabanyije umuziki. Nuko umusaza yitonze agahita amubwira ati ese wari uzi ko rwose akantu gato udashobora gukorera umuntu gashobora gutuma abura ubuzima bwe cyangwa se rwose kamutabarira ubuzima? Muri make ari kubwira umusore amwigisha isomo y'uko akantu gato wakorera umuntu yaba agusabye ubufasha cyangwa se atabugusabye rwose ko gashobora kuba kamuhindurira ubuzima kadakwiye kuba yagasuzugura. Ntibyatinze muri ako kanya hashize akanya wa musore rwose agakanguka abona abantu bamuhamagara ati Chris ndakwinjiza rwose kanguka Chris byuka. Nuko amaze kubyuka umwe mu bakobwa arangije agahita amubwira ati mana nyagasani uzi ko akiri muzima? Ntibyatinze wa musore nawe arangije agahita yicura rwose ubona ko yihebye ababwira ati none se naba ndi mu ijuru? Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati cyane rwose wari uri hafi kuba wajya mu ijuru ariko ntabwo wagiyeyo uracyari hano ku isi. Ntibyatinze muri ako kanya wa mukobwa rwose agahita amuhereza amazi ndetse n'ibinini kugira ngo abashe kuba yagaruka mu buzima cyangwa se abashe kuba yamera neza. Ntibyatinze muri ako kanya umusore yarabinyweye. Nuko arangije agahita amubaza ubona ko afite amatsiko ati none se ninde wabashije kuba rwose wantabara? Ntibyatinze wa mukobwa arangije agahita amubwira ati rwose shima Imana uriya musaza niwe wabashije kuba yagutabara. Kumbe wa musaza rwose yari aho ngaho afite rwose n'akagapusi mu ntoki kagize uno musore gutya. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati uno musaza rwose rero niwe wabashije kuba yagukura muri esanseri cyangwa se niwe wabashije rwose kuba yagutabara. Nuko wa musore arangije ahita amubaza ati weho ni wowe se wabashije kuba wantabara ko nkaho bahebye ndetse nabo rwose baba bakeneye ibyiza iyo rwose babasha kuba babona ko bayobye bagerageza nabo kuba bahinduka bitewe rwose n'ibintu bamaze gucamo. Nuko agakomeza amubwira cyane. Nuko nawe rwose agahita amushimira ubona ko rwose umusaza yakiriye ibintu amuhaye cyangwa se nk'igihembo amuhaye. Nuko umusore muri ako kanya agahita akomeza kutubwira ati abantu rero nk'uriya musaza bifitiye umutima mwiza ndetse batanga n'amaraso ku bandi bakomeje kuba babaho ndetse no mu gihe cya kera agakomeza atanga n'ingero rwose z'abantu beza bakomeje kuba babaho ndetse n'ibigwi bagiye bakora. Ariko mu bantu bose yavuze ndagira ngo rwose mbabwire kuri uyu musaza bise Golden Arm bitewe n'uko amaraso y'ukuboko kwe yabashije kuba yatabara abantu benshi cyane yakozwemo inkingo nyinshi ndetse zitabara abana bavuka bagera kuri miliyoni 2. ariyo mpamvu rwose n'umuntu bamwise ukuboko rwose kwa zahabu cyangwa se ukuboko gufite agaciro. Ibyo ngibi rero byabaye kuva mu 1961. nimba rero nawe nkuri gushimishije cyangwa se kwigishije bidusangiza wandika muri comment. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.